kuva kera na kare abanyaburayi bataraza muri iki gihugu, abanyarwanda bari bazi Kigali, abenshi bari bazi Kigali bakayivuga nk'umurwa mukuru w'u Rwanda. Icyo ni cyo cya mbere. Icya kabiri bakayivuga nk'umutima w'u Rwanda. Iyo ni imvugo yaba abasizi, umutima w'u Rwanda. Nanone umusizi Sekarama ndibwongere ndibumugarukeho akagira ati ni umuturagasanyi. Ni ukuvuga ko ari iwabo w'ishya n'ihirwe. Ibyo ni ibintu bya kera, ntabwo ari byo umuntu ahimba. Ndagira ngo muri iyi ntangiriro mbabwire ikintu cyantangaje mu kiganiro cyahise kuri radiyo Rwanda mu 1900 mu 2015 nako, ikiganiro cyitwa Nyampinga. Abana babazwa ibibazo binyuranye, noneho ku byerekeye amateka baje kubabaza ngo ninde wavumbuye Kigali. Kwa kundi rero bakubita udutoki batanguranwa, umwe aravuga ati ni Richard Kant. Bose amashyi ngo kacikacika, bavuga ko ari ibyo gisubizo bagishimye. Bisa n'ibintunguye cyane, ariko nkagira nti yego niba yarayivumbuye, ntabwo yayivumburiye abanyarwanda, wenda yayivumburiye bene wabo, ariko Kigali yari isanzwe izwi cyane, yubashywe nk'umurwa mukuru. Kuvuga rero Kigali, umuntu yakwibaza ati bishingiye kuki, bizute ibyo ngibyo, ko twese natwe turayibona. Yego murayibona, bamwe barayibona, ariko si kimwe, kuko yewe ndagendera ku bintu bine. Cya mbere ni ubunararibonye, kuko iyi Kigali nayikandagiyemo bwa mbere ndi umwana, hashize hafi imyaka 75. Nari mu seminari Kabgayi, turuza mu 1948 kuvuza fanfari ku munsi wa 21 mu kwezi kwa karindwi, umunsi mukuru w'Ababiligi. Tuza tuje kuvuza fanfari. Icyo gihe yewe navuzaga klero, nibwo bwa mbere nakandagiye muri Kigali. Hanyuma Kigali nayibayemo mu 1955, nyimaramo amezi 2. Kigali ndongera nyibamo mu 1962 mu kwezi kwa mbere kwa karindwi Nyakanga, aribwo u Rwanda rwabonye ubwigenge. Nari mpari nabwo nturutse Kabgayi. Hanyuma muri 1967 1968 nahamaze umwaka. Urumva rero ko Kigali nashoboye kurikira, simvuze imyaka yakurikiyeho yindi umuntu anyaruka agira ate, ariko ibyo byonyine birahagije. Ubunararibonye ukuntu Kigali yagiye ikura, ko bayivugaga. Ikindi cya kabiri uretse ubunararibonye rero ni kwifashisha umurage nyemvugo, ni ukuvuga ibisigo, amazina y'inka, n'ibiganiro abanyarwanda
bahererekanyaga. Hanyuma ikindi cya gatatu hari inyigo zatangajwe na Alexis Kagame, Monseigneur Alexis Kagame, mu gitabo cye kizwi cyane kiri no kuri internet, Inganji Karinga. Byanze bikunze avugamo Kigali. Hari n'ikindi yanditse un abrégé de l'ethno-histoire cyo mu 1972, ariko mu by'ukuri yashyize mu Gifaransa byinshi byo muri icyo ngicyo cy'Inganji Karinga cyo mu 1943. Cyari igitabo cya mbere gifatika cyakwirakwijwe mu mashuri, twabaye nk'abakigiramo gusoma. Ikindi rero icyo yanditse muri 51, yatangaje muri 51, cyitwa la poésie dynastique. Tukamenya ubwo busizi icyo buvuga ikirimo, Kigali kavugwamo. Hari rero n'igitabo cyanditswe n'umudage wabaye mu Rwanda ahagarariye Ubudage, ambasaderi witwa Binsail. Igitabo yacyanditse mu Gifaransa, mu Kidage no mu Gifaransa, cyahinduwe mu Gifaransa kitwa ngo le Rwanda et l'Allemagne depuis le temps de Richard Kant, Berlin 1987. Umujyi cyandikiwe mu mujyi kapitale y'Ubudage 1987. Hari n'ibindi byagiye bitangazwa, ndavuga ibyo ngibyo by'ingenzi. Hari n'igitabo twanditse dukuriwe n'umudamu witwa Gudrun Honke, cyitwa Au plus profond de l'Afrique, le Rwanda et la colonisation allemande 1885-1919. U Rwanda n'ubukoloni bw'Abadage kuva 1885 kugeza 1919. Igitabo cyiza cyane, twagikozeho dore n'amazina y'abacyanditse ndimo, Mbonimana Gamaliel, Gudrun Honko niwe wari udukuriye, biragaragara. Mboneraho akanya ko kubereka iyi foto nziza, igitabo cyiza abenshi ntibapfa kukibona, ariko gifite icyo kivuga cyane ku muco, ku myitwarire y'Abanyarwanda. Gusimbuka urukiramende hafi rwa metero 2 n'igice. Iyi foto hari uwambwiye ushinzwe by'u Rwanda na Olympique yuko iri i Genève mu rubuga mpuzamahanga rw'imikino wa Olympique. Ibyo byafatiwe i Nyanza nanone mu 1907, ntabwo ari ibya Kigali ariko ni ibyo. Okay. Igitabo rero kirimo byinshi, si ngombwa kubivuga ubu ngubu, ariko nacyo umuntu yaracyifashishije. Ikindi rero ni inyigo zamuritswe muri kaminuza, umukoro wo kurangiza kaminuza. Hari uwakozwe wari umunyeshuri icyo gihe witwaga Ndangamira Ephraim,
umukoro witwaga igitabo nako yanditse nubwo kitaratangazwa kitwa Kigali ville et capitale coloniale 1907-1962 les aléas d'une urbanisation Ruhengeri UNR 1986 mu kuvuga umujyi nyine wa Kigali ukuntu wagiye uyubaka buhoro buhoro. Hari n'ikindi cyiza cyane cya diplome ya kaminuza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda cyanditswe n'uwitwa Nyirigira Theodore, monographie historique du Bwanacyambwe des origines à 1930, ikusanyirizo ry'ibyabaye mu Bwanacyambwe, amateka ya Bwanacyambwe kuva mu ntangiriro aho umuntu ashobora kugera mu 1930, cyamurikiwe muri kaminuza Ruhengeri 1988. Uwa mbere maze kuvuga Ephraim we yaratabarutse, undi nta mateka yemperutse, ariko ibyo bitabo bya kaminuza byo muri iyo myaka hari byinshi byanditse neza bitanga inkuru nziza.